Jihad, amakuru yawe? Amakuru ni meza no Brena bite wowe? Umushu. Wanyandikiye nibwo nkibyuka nakomeje gukurikirana space yanyu ba recordingaga bakampa yes ariko je murabona ko nje muri konte yanjye tumaze kuvugana rero nje hano ndashaka kubaza ikibazo gihari niki hari ikihe kibazo kuburyo abantu bashobora no umuntu ukabona yandikiye undi ukagira ngo we umva video mwabonye mwese mufite ibyumba mufite ibyo mukorera mu byumba byanyu you get nanjye mfite icyumba cyanjye anyway rero ikibazo si kiri kuri njyewe kiri ku muntu twari turi mu kuvugana muri kuntega amatwi sinjye kuvuga ngo Jihad yagiye hanze ntabwo nagiye hanze gukora ikizi uwagiye hanze n'uwabishyize hanze nshobora gufata ibintu se nka recordinga no nitwari kumwe muri bed yari kure yanjye mugero yari kure yanjye yagombaga gukora ibyo agomba gukora kandi jewe nta kibazo mbifite nta kibazo mfite mu ntega amatwi ahubwo mureke kwihisha hejuru munsi ya video yanjye ngo muyigire nk'umutaka kugira ngo ibyanyu bisibangane uri kumva je ndi hano nta kibazo mfite nta n'ikibazo nateje umuntu ubwo mugiye kubyihishamo kugira ngo bigende gute mwebwe ibyumba byanyu mu birimo mukora ibiki ahubwo iyi video nashakaga kwijya hanze you guys nari ndambiwe abanyarwanda umuntu wese uciye ahangaha Jihad n'umutinganyi Jihad nashakaga iyi video wijye hanze n'uwo twayikoranye ahari mumusabe ayizane yose iri kode ibi narabibyifuje cyane ahubwo ikintu yampemukiyeho nuko uyu muntu twari kumwe atajeho noneho umuhite mugira hanyuma abantu mwicaraga muvuga ngo Jihad ngo buriya se we ngo buriya ngo hari umubiri agira ndawufite ahubwo se mwabanje kumenya nari ndi kuvugana nande iyo mubimenya ntimwaba muri nahangaha muri gusakuza n'ubugambo bamwe birirwa bavuga ntibaba bari kuvuga yago yikwihisha iriya video yitanzeho amafaranga kandi ibi byose byari biri muri plan nta ribi na nyiri kwishyira hanze twavuganye na timu yayishyize hanze twavuganye turumvikana yikwihisha kuri video yanjye ngo apfukirane izo dufite z'abakobwa bari muri iyi mihanda yari kodinze noneho bigaragarira bambaye ubusa ureke Jihad uryamye mu cyumba umuntu agabyuka mu gitondo agashyira akavideo hanze bitewe n'ukuntu yumva bishaka ikindi mureke kugira ngo mubyurireho ngo umuntu ngo yahunze ngo Rwanda nige se umubwiye ngo ahunge ninde wamubwiye ngo ahunge yagumye hamwe agahangana n'ibibazo bimutegereje nagume hamwe ahangane n'ibibazo agurisha utuntu twose kugeza ku kiko ntaga makuru twari tuyafite ikibazo yagize nuko hari amakuru ahari turumvikana naho kuza ngo Jihad abandi ngo igitanda kibonye vuba we igitanda cyanjye munakibonye mwana kwifuza kukiryamaho no kuko igiyewe nta kibazo mfite ntimwumve ko hari ikibazo mfite kuko giye sishobora gufata video yanjye ngo nyishyire hanze guteze none si imyaka maze muri iyi mihanda nuko ntakora imibonano mpuzabitsina nuko ntagira telefone se nziza ziri kodinga ikibazo n'uwayishyize hanze ikibazo si njyewe nakumva ngo video yawe washyize hanze guteze je ndi nkamba ku kigero kingana gute ku buryo nshobora gufata video yanjye nkayishyira hanze ye ko nta n'isoni mugira mukicara ngo Jihad yishyize hanze uretse ko ndi no ku karubanda ndi no hanze of course no kuba muri kuvuga kuri video yanjye nuko muba mumbona munanyumva mbaze mwamusabye akaba agashyiraho video yose video yose wari kodinze ko yari kodinze twese turi kuvugana turebana mwamusabye akayishyiraho ko aribwo nabona icyo kuvuga namwe mwabona icyo kuvuga ngaho da nimba ari abagabo nayishyireho wese yose turi kumwe munamenye uwo muntu ninde induru zanyu muri iyi mihanda muhora musakuza ku muntu mugira muti yago afite video nyinshi z'abakobwa hano tuzi muri iyi mihanda tudashaka no kuvuga amazina tuzi ariko very soon ngo murabona video zirajya hanze abana b'abakobwa ni nacyo cyatumye umuntu arakara ngo umuntu ngo yavuze ntago umuntu ashobora kubura kuvuga ku kintu kiri hanze yes
namwe ndabandistandinga kubera ukuntu muri kuvuga kuri video zagiye hanze, ndabumva cyane nkuko nanjye ibintu byagiye hanze nshobora kubivugaho. Mubanze mumenye Jihad afitemo uruhe ruhare, izo video dufite Yago azifitemo uruhe ruhare. Niko mu Rwanda hari agatsiko kahaba ko araho ngaho muhera muteza n'igihugu ibigarasho bakavuga ngo mugize gute. Ntihari ikigarasha bari gukorana, yanyandikiye biraje bijye hanze ngo ninifatanye na Yago turwanye Godfather. Ikigarasha kira hasinja byose nkabishyira hanze. Ese muri mu biki mwakwitonze? Ubwo reka nzafate screenshot atari yabisi. Ari hehe uyu ngo witwa ngo ni John Buranga di singuyu ndabifashe. Batangiye kwita Godfather ngo ni shitani. Uyu John Buranga siwe bahora bakommunicatingana, siwe waje kunsaba ngo ihuze na Yago mukozi soni shitani. You guys, ayo macakubiri yanyu umuntu aba yanze nibyo mwamushakuza. Ama video yo uretse kubona video, Imana imbabariye nimba uyu muntu ahagaze mu kuri neza yashyira hanze video yose uko twari turi kumwe. Mwitonde, hano hanze hari ama video y'abana b'abakobwa. Uriya yari kure yanjye, ibaza ariko iyo tuba turi kumwe, ibaza iyo tuba turi kumwe. Niyo mpamvu yahunze se ibyaha agiye kugira gute, agiye gukora iki, ahunze iki? Mu Rwanda hari agatsiko kahaba ko mwicara mugasoma ngo ahunza. Mu Rwanda hari agatsiko kahaba. Yago yavuze ko yazanira kaba hose uretse rindira nkukubite video y'umwana w'umu DJ yari codinze, ndamutse nyishyize hanze uwo mu DJ yacaye. Kiwe Jihad of course ngewe ntaribi kuko video ese mbabaze udupipi twanyu turi video iyo muri mu byumba mukora ibiki mugira mute? Mbabazi ikibazo kimwe iyo mwicaye gutya. Ubwo ibyo mukora ngenda bizi yaha nari ndi muri privacy yanyu. Ntago ndi umuntu wo kwicara ngo ngende ni recording, never. Ikibazo ni wari codinze, ahubwo Imana ishimwe ubwo yanashyize hanze amfasha ayitange yose be kumupfuka. Murebe kuko nari narambiwe amagambo yanyu we. Abandi ngubonye igitanda vuba. Alors iki gitanda muzi igihe nkimaranye. Aha nari iwanjye mu cyumba. Ubwo se bibwira yuko nkiryamye n'inshuro zingahe nabo tukiryamanamo uretse uyu nguyu twakoresheje iyakuri. Akari coding afite purpose, kandi ikintu cyose iyo gifite impamvu ibigomba kuba. Naho kuza mwikwitwikira video yanjye ngo dupfukiranye ibihari, ntabwo bishoboka. Ahubwo jewe ninzishyira hanze murajye urumva. Ibi video yabaye ikibazo, ibintu by'abantu bamunaniwe kuryama ngo basinzire. Alors ngo baravuga ngo bagira ninde se bakubwiye ko nacecetse umunwa wo kuvuga? Nta musi numwe ntazavuga. Uzanyataka nzamwataka, uzantuka nzamutuka. N'iki kiganiro ni specific recorded. Nzicara nyumve bitandukanye n'ama record nagiye nakira. Nicare nyumve buri muntu wese mu mwanya we ngenda muhutwe. Mutibwira yuko ngewe ngo Jihad ngo azinjira ahantu. Inde Jihad? Oya, nta kibazo Jihad. Ahubwo mwitegereje neza ngo sinshaka. Buretse mwitegereje neza iriya video ngo Jihad ntaga. Reka ndashaka kwibafotorera neza nkayibereka neza. Noneho inyerera hano abo mwirirwaga muvuga ngo ntamboragira, wasanga wicaye hano nkurusha n'imboro. Ubwo mushobora no kubona yuko wicara urebe neza ngo abwira video umuntu ayirebe neza ngo ntamboragira ngo ariko ubundi mbaze ngo ubundi ngo we ngo ubundi ngo abikorate. Ahubwo uwo muntu nawe bashyizeho video mukareba nawe uko yikoraga. Tuzizane mubwire Yago muti azane video z'umuntu uvukana n'uwo kuri Kiss FM ufite azishyire hanze. We ufite ibyo uhunze ibyo wakoze kubera ko
bahangana n'ibibazo byakubereye urusobe. Jihad amagambo avuga aha nta kintu ashobora gukora, nukuza agahutera akagira gutenga abantu ngo bazana mugende kuri pwe. Nimba umuntu aje avuga ikintu ko mwese hano mwigize aba feminist mukavuga ngo abana b'abakobwa bararikodinzwe inshuro nyinshi, kandi mutagira ngo n'uyu muntu washyize video hanze ngewe namureka oya, ahubwo wari hehe ngo muhindi shyashya, kuko hari isomo ushaka kubaha. Mwaramenyereye murakabya Jihad ubundi we ariko we ubundi agira n'agapipi sinzi uko ate, ahubwo mwambonye cyangwa ntimwambo. Uwo muntu se wakuri kodinze uramutwereka? Ndashaka ko agwe abiyereka akaza muri video, uri kumva? Noneho nge nyuma yuko yiyerekana muri video nawe turi kumwe nze mushyire hanze neza vizuri sana amafoto n'amavideo ndabifite, ariko je sishobora gushyira video y'umuntu y'umuntu twaganiriye cyangwa iki, ariko uwe ndashaka ubwe mumubone, nimumubona muranaceceka, nimumubona kuko ubu nashakaga ko akarindi kara buri poste wese buri muntu hise agatsitara umutinganya, umuntu wese hise agatsitara umutinganya, umuntu wese agatsitara. Ariko ubundi mbaba ahubwo ntimwanitegereje neza, ndashaka kubafotorera neza nkabereka kuki atabanje guhanagura neza telefone ngo murebe. Ndashaka ejo kuzafata umwanya nkamubwira ni hanagura neza telefone utange video igaragara neza. Ese nimba ari fier yari code kuki atari kwishyira hanze ngo nawe mumubone? Yewe nihagire ubwo nabonye ngo Jihad we nta n'isoni mu Rwanda umuntu akicara agavuga ngo ahunze ngo agatsiko n'abanyamategeko aberi no ko wiza amategeko, uruwa kwicara akavuga ngo yangwa ahunze agatsiko. Mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda tuza amategeko, nta soni mukicara aha bamwe bakazamuka mwebwe muzi n'ubwenge ngo mu Rwanda hari agatsiko. Uwakumva uvuze ngo mu Rwanda hari agatsiko yavuga ngo iki? Ko tuzi ko leta y'u Rwanda yakumiriye udutsiko n'udusanato, ahubwo uvuye mu rugo ugiye mu gatsiko. Uyu mugabo ngo ninde uyu mugabo maze kuvuga wari wanyandikiye gutyo, mwabonye poste yakoze? Mureke kwitana ba mwana amatiku yo muri iyi mihanda nta hantu ahurira n'agatsiko. Mwese mbafashe video buri muntu agiye anyoherereza aka video ke kuko ari kubigenza, najya mvuga nti ubu mfite umwanya ndiho ngo urwango rwaratangiye. Nta rwango ngira, nobrena uranzi neza n'abantu hano twahuye twanaganiriye, nta rwango ngira. Ariko kuvuga ibiri hose ikibazo, no kuba muri kuvuga kuri iyi video nimwumve ko ari ikibazo, ariko ndashaka kubamenyesha ngo nta ruhare nabigizemo. Sije wayifashe kuko nta niyo mfite, kuko n'umufite uburenganzira bwo guhaguruka nkajyana mu rukiko uyu muntu wari kodinze, yes, kandi bamuza nawe yaba ari hose bamufunga. You get ibintu by'ibanga n'ibanga, keretse iyo mba nabigizemo uruhare. Ariko mu gihe ntabigizemo uruhare, Jihad nishyize hanze gute ngo bagukubise inyundo iyihe ingeze iyihe? Kuko mu by'ukuri ikibazo mufite ni ikihe? Ikibazo cy'ubutinganyi kivuyeho, mugeze ku kibazo cya video. Ikibazo cyo kutagira imboro kivuye. Ninde udasambana hano? Ninde utakora imibonano mpuzabitsina? Ninde hano? Mwese ntago mufite abantu mushobora kwicanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mumenye n'uwo muntu twari kumwe nawe ariko yambara yakaza hana kazana ako hasebu waserutse. Ubu jewe mufite ikibazo cyo kumbana ko karubanda ko cyangwa ikibazo gifite wayifashe, nagaragare nawe mumubone tumwote neza. Ahubwo nahita mvuga nti ariko wabitewe n'iki? Kuko ngo abantu ngo hasinze umuntu uvuze ngo abantu ngo badafite ubwenge. Ahubwo abantu mufite ubwenge muraza mukicara mukavuga ngo mukihisha inyuma. Hari umumama hano bampaye ikodize witwa Shanto. Thank you so much Shanto. Imana ishimwe ubwo nawe izo video zifite. Fata iyo video yanjye ufate n'izo ngizo ufite uzi comparing, uzinganye, uzigereranye, uretse uvuga ati ahubwo se bite murambwira izigize ibyaha. Video yanjye nta cyaha igize, kuko nta cyaha nakoze njyewe, no nta cyaha nakoze, kuko ntabwo nashyize video yanjye hanze. Ahubwo yago naze
ahangane n'amavideo y'abana b'abakobwa yashatse kwicira ejo hazaza, bamwe n'abahanzi abandi n'abadije abandi bafite ubuzima, akabafata video akarikodinga yarangiza akabika kohereza agasharinga. Naza ahangane nabyo, areke kuvuga ngo ahunza agatsiko. Akahe gatsiko you guys, iyo muri aho muri gushimagiza ngo agatsiko nta soni. Birenze ku magambo yakoresheje ngo araje ngo arangize umuntu. Murengeje ukuntu muraje ibyo yakoze byo kuvangura abantu mu karere n'ibiki nije mubishyizeho kuri video ntagizemo. Icyabanyereka muri buriya mwabonye harimo fruit, ibintu bitagaragara ntiyahanaguye kamera. Icyari kubanyereka mukareba noneho neza. None ibaze no kwicara kavuga ngo Jihad nta gasiramu. Can you imagine ukuntu muri n'ibicucu bidatekereza ngo Jihad nta gasiramu? Allo video muri kuyireba ariko mukumva muraryohewe. Cyabanyereka muri bed hariya, iriya ni privacy. Ikibazo n'uwayishyize hanze, namwe mwese mbisubiyemo, nta kibazo nagize kuri iyi video you guys, hatagira unyumva buryo. Nta kibazo nagize kuri iyi video, ahubwo haramutse hagiye video zihari zirenze zino izi, nibwo mwahita muvuga muti turumiwe tubonye isi. Kisishobora none se ubwo mwibwira yuko imyaka mfite n'ubwa mbere naba nkoze imibonano mpuzabitsina, mbega kariya ni gashya naba nkoze. None se kuki nta zindi murabona? Mwibwira yuko uburiri mshobora kuburyamamo njyenyine amezi 3 agashira mfite sheri hari ushobora no gusanga narashakaga. Ese bubwe n'icyo kuri video ntashakaga kwifata mu plan zose. Nangiye kuba mbaza no brainer, kandi thank you so much no brainer. Ibitekerezo bya benshi nagiye mbyumva muri gusunika ngo Godfather navuge, abantu mwakomezaga, abantu mwe Niko aha nta ntera hamwe zihicaye zisha abantu ziri no kuzamuka zikandika zikanavuga. Ari nabo bicaraga ngo ihuze nuriya ngo musenyuye ikintu kuba umuntu muretse gato, muretse ni igiki cyabaye igikuba cyacitse nike nisha umuntu. Nta muntu nishe byo nibye. Ibazi iyo mubona video nibye nk'akantu muri supermarket niyo yari inkuru, naho video y'agapipi karaho we aya bebe abgaye ntawaza ukuntu mwabishyuhije. Uyu Shanto izo ufite nizo mfite baby, ushobora no gusanga afite n'izindi. Na nimero yawe ngira nta nubwo nkuzi, banyuhereje record yawe baravuga ngo uyu mumama. Namwe no brainer nawe uzibonye. Niko ubu mu bantu yago afitanye nawe ibibazo, ku muntu yibagirwa uwamugiriye neza ntiyibagirwa uwamugiriye nabi. Ni Jihad ushobora no gusanga ndi ku mwanya wa mbere. Abo basangiye, abo bahuye, wowe ntimwari inshuti, mwaje kwiyunga se mwarapfuye iki? Ibyo mwapfuye wabigizemo uruhare. Godfather singo ntiyajana akamusabira amafaranga, bari kudutuka bari kutwita batinganyi. Bakamusabira amafaranga akayamuhiye. Yamwituye iki? Ntiyamwituye kumuvangura mu bandi. Ibyo mubivuyeho mugiye kuri video ko ari cyo kibazo. Muvuye kuntu yateye ubwoba Dabiju, muvuye ukuntu nta soni. Afite amavideo menshi y'abana b'abakobwa nyashyize hanze, ahubwo mwanashaka mukambwira buti Jihad please stop it. Tuzana amajwi avuga ngo ndaje shigaje umuminister umwe ntashaka kuvuga hano izina. Tubizane se mwajya hese ko mwahita muvu mucurama burya muri aho ngaho muri kukagendera ku video ndaho ngaho ngo ndi mu gitanda. Yes, hari anari nanafunze bye ku buryo n'umukozi wanjye ataza ngo akomange ngo nta nuwamenya n'inyuma. Akantu gato cyangwa ahubwo se uzi ibyiza musabe yago nimba ashaka gushyira ukuri hanze. Ntiyari yavuze ngo agiye kuzana video ndi gutingana. Iriya se niyo, iriya video niyo. Mumubwire muti yago dukeneye ukuri hanze, umuceri wose hanze, basmati are ipira uyu muntu nawe mushireho tumwotemo gato. Kuko nge ntago ari gema, kuko ubugende ko turiya n'ubu turi kuvugana n'ubu yananiwe no guhumeka. Ndamubwira nti bitindaho, bampaye aya mafaranga yago yanyishyuye. Yes please take money. Ntaribi nanjye mbonye ukombaho
gutese n'ubu ngubu nanjye yagize umbwira ngo ndishyura yandegera uretse ko njye ntabikora. Hari video nzi nabonye z'abana b'abakobwa banarenze ku buryo bashobora no gutambuka bakavuga bati Siley urahari urahise, naho Jihad ndahita bahite bareba agapipi mu ipantaro, bahite bimagina agapipi mu ipantaro, bari bazi ko katanarimo. Noneho ibaze ko mutazi no kureba ngo ntago siramuye. Alors ibi rero ndi kubikunda cyane kuko mufite amaso ntimunareba. Mwe kwirengagiza ibibazo yago yiteje ubwe. Nta muntu wamuteje ibibazo muri iyi mihanda ntawe. Ubwo mwari muri ko ataka Godfather mukanya. Godfather nta kibazo yagiranye nawe, yaramufashije nkuko afasha abandi bose hano muri social media, abahanzi anasupporting abantu. Yamuhembye kumuvangura mu bandi abantu bose. Njewe mvuga inkuru ziri hanze, agasonga bugari kabaye agasonga bugari niko sanja. Njewe ni Nyamunzu igira hino ariko tubukozanye. Njewe ni Nyamunzu aho muri Canada uri bebe ngo agasonga bugari. Yes, muzahora mukicaye muje kureba Jihad of course kuko mba mbazaniye inkuru. Guess what, mba mbazaniye inkuru. Nejo ndabyuka nje kubaha ikiganiro ndabahasho ngwiki. Abandi bari kumbwira ngo pole y'ikisege napfushije umunsi napfushije muzampe pole. Nta pole ngo yihangane. Nabonye batangiye no kunyohereza za order meeting ureba ukuntu ujya gufata ka coffee. Ibaza ariko kugira ibintu nka biriya abantu bagatangira bakagukeyaringa. Ahantu haba diaspora bahari ngo batangire nabo bankeyaringa ariko barahari baruzuye. None ubu mbabazi niko Shadibu bebe bakurajije ngo video n'ubu ngubu Shadibu ntababye. Ibaza ariko iyo hasohoka nka video ndi kurongorana n'umuntu mu gitanda niyo yari inkuru ariko niyakure. Kubanze mibaze ntibibazo gato cyane please bas ndabizi nyine. No bre na buretse gato no bre jureka kuri umuhuha. Njewe buretse ngo nari buretse nakumvise uri umunyarwanda wuzuye. Iyo umuntu ambereye umunyenduga mubera umuganza. Ntago uri umwana mubi. Duhuye inshuro nyinshi nuza kuvuga nabi tuzabyumvikana turumvikana. Ariko no bre mbabarira umbwire uzi video ziri hanze aha yagoye. Ndazizi none kuzizi iyi yanjye niyo yakiye igikuba. Ubu mbese ibintu yawe rega yambabaje. Yakubabaje? Uzi impamvu yakubabaje se? Yambabaje. Yakubabaje wowe? Uzi impamvu yambabaje? Uribuka duhurira. Yego ntabwo yambabaje shushu. Ntabwo yambabaje. Uribuka duhurira uribuka duhurira Nyarutarama. Warambwiye ngo barimo kumpiga. Bari gushaka video yanjye Jihad ndi mu buriri ndyamanye n'umuntu. Uretse uzi ko uretse iriya video cyangwa n'uwayifashije. Uyu Jihad mureba bohereza umuntu baramwishyura ngo ajye kumukuramo video nkuko wakishyura umukobwa. Nta nubwo yaje iwanjye kuko igitanda cyanjye ntiyakigeramo. Agomba kuba umuntu abo mwana mwiza abwira Jihad aramubwira ngo ibyo bintu Jihad yabimbwiye mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu. Arambwira twe twahuriye muri training ahantu. Arambwira ngo Blena kuno ndeba bohereza abantu kuza kunshakamo ama video bakandikodinga kugira ngo nzaje hanze kugira ngo bandangize. Yabimbwiye icyo gihe ntago ngewe kuri ngiye mu byukuri. Yabimbwiye kera arambwira ati ngerageza kwirinda no kwitwararika. Ibyo yarabimbwiye ntago ndi kumuhimbira. Twarabiganiriye arambwira ariko uwo muntu ikintu yankoreye yari umufana wanjye ari umukunzi nyaramwa Jihad. Nge sindi umwana mubi. Ikintu ngiye kugukorera ngewe ntago nzagufata iyo video. Ngo bari bicaye mu modoka namwe Jihad ndakwikundira bisanzwe banyohereje bama amafaranga kugira ngo nzaze kukurecording iyo video. Ibyo Jihad yarabimbwiye nabihamya nkanabisinyira. Twarabiganiriye arambwira ati imihanda tubamo irimo abantu batoroshye. Ati kubera ko nanjye ndiyizi atarika abantu benshi barampiga bakambura. Kuri iyi tariki twicayeho kuba hagaragaye video nta muntu wonyine wabonye uwayifashe. Nta n'umuntu wagaragaye. Hagaragaye video ya Jihad yego. Ariko ikintu nshaka kubabwira muri iyi industry mubona y'abastari batandukanye aba Slay Queen hari ama video menshi. None se naguciye mu ijambo iriya video wabonye ari umuntu twari turi kumwe cyangwa yari ari kure yanyu? Oya ni video call umuntu ya recording. Awa rero uzi ikintu mugiye gusaba yago ko so bucera shaka ko tumena hanze ko tuyifitera ko tuzana n'imihinde n'imishinwa n'imipakistani yahenze. Nashyireho uwo twari turi kuvugana
ubu ikibuga rero nibwo kigiye gucurama ubwo muza ngo muhuze ngo mugire mute yagubwe yarampiza arambura yes yarampiza arambura yigeze no kunjyana kundega muri RIB no kuvuga ngo bene wabo ubwe niwe wiviriye yaravuga ngo nge fite bene wacu Jihad ngomba kumufungisha ku buryo nitabago akambwira ngo ndaha naha ntiriko ni wowe nkeneye ku buryo n'abantu bafashe icyemezo bakavuga bati no nta muntu ushobora kwentroduce umuntu ngo amubaze ndangije ndabazwa ndataha urumva you guys video iyi cyokora ikintu cyari cyambabaza mu buzima nuko ari twari kuba turi kumwe imbona nkubone ariko umuntu mutari kumwe afite telefone arasetinga ikibazo n'uwari kodinze akishurwa tena amafaranga ni mabi kandi ni meza bagomba kubaho akishurwa agashira video hanze uzi igihe nzavuga ibintu bikomeye cyane hanashyira hanze ibintu bya danje mutaranabona noneho ni igihe azamfasha ndanakomeza kubisaba uyu muntu nti wambabariye ukamubwira akashyira hanze twese turi kumwe agashyira hanze noneho n'amajwi nibwo muzamenya ukuri mureke kwihisha muri video yo gutya ariko mwamboge umuntu utarayibona ari hehe nje nanjye ubwanjye nayibonye ndavuga nti wow none ngo umuntu ngo afite ikihe kibazo kwere ubu nanjye mpunga igihugu se mvuge ngo agatsiko k'abantu bo kuri Twitter bateranye bari kunyacyuzinga never ndi mu gihugu cyanjye navukiyemo abatakirimo wenda ni mu buryo bwo guhaha no gushaka imibereho ariko muzi ko igihugu mu gihoza ku mutima aha hari intera hamwe n'ibigarasha byisha abantu bari gutinda kuri video ari nabo basabaga ngo hura n'uyu urwanya uyu none se ubwo twe tugiye gukora iki ni plaidoyer ni advocacy ni ikinofa so rero nta gikuba cyacitse abantu bakomeje kunyandikira ngo Paul nge nta kibazo mfite ahubwo ikibazo muri tayari kureba andi ma video mutarabona uretse n'ayandi nizere yuko nta muntu uzaza kumbaza ngo nyoronyoro ngo kuki washyize hanze iyi video nizange ziri kujya hanze nge nta kibazo mbifitemo nizere kundi uzabona video ye hanze atazabigiramo ikibazo Shanto nawe nizere ko bitazakora amakuru dufite nuko ari aba diaspora benshi video biri hanze oya buretse Jihad tuvugisha kuri umuntu video dufite iki baravuga ko umuntu mwaye muri kuvugana ari mu diaspora baravuga nyine niyo mpamvu kugira ngo tuve mu bitendo tujye mu bikorwa nkeneye video y'uwo muntu ari hanze ubwo ukuntu mwababaje umuntu dukundana se bamubaje ariko namubwiye nti baby ntago murabizi twari kure sheri wanje yababaye yarakaye yanyandikiye ati ndababaye gute twari kumwe hari gutya papa ariko mbabaza ariko mubonye ukuntu hahiyera ko kariya mwabonye ari agace babahaye yose harahiye wapfa ahubwo bambabarire bakomeze babahe show umuzi n'umutuzajya tuvugana ni video bashatse kukubabaza straight bita bigana kuri sheri wawe niwe ufite ubu ngubu akadepression niwe warakaye Jesse narakaye kandi uzi uwo nguwo bishyize hanze ubu ni ubwo ari gufiringa ibyo yakoze kubera iki indonkindamu umva rero tudatinza aha ikibazo cya video ngiyewe ntago nabitinzeho nta n'ikibazo bifite muri Uganda namwe mwibitindaho yagiye Kigali irahenze shushu irahenze ntago Kigali yayishobora yarakennye ntago yayishobora shushu ikindi ntago yahaba nibibaza afite by'amavideo y'abana b'abakobwa yashyize hanze urumva hari abadije hari abavukana n'umunyamakuru umwe arahari yirutse nabagiye gatabahunze stress azagaruka Jihad nta kibazo mufiteho rwose yahunze ibibazo afite ibibazo byinshi nta gatsiko kari mu Rwanda nimwicara mukemeza ko mu Rwanda hari agatsiko ahubwo babamfatire bashyire muri RIB babashyire muri RIB leta y'u Rwanda nta gatsiko yavuze yuko hari agatsiko kashatse kumwica ngo utware ikise inkeshani hakama mwimwe utware ikise afite ikise ahunze yaguye ibikorwa nobre wowe urahamya yuko yago yahunze agatsiko tell me please free to play please
ntago nabihagararaho n'amaguru yanjye abiri. Voilà. Uretse n'amaguru n'ururimi ntirwabisohora. Muze murebe ibigarasha ukuntu bigiye kwandika. Ubu nta nubwo bigiye kuva ku bantu bari bahanganye. Ubu nibiba bikiri no ku bantu bari bahanganye muri social media. Bigiye kujya ku rundi rwego ngo yahunze. Ahunga ikizo? Abagiriye bajya sha baragenda. Bibutse yuko muri niba hari icyo hari umutuka muri iyi si. Niba ari igihugu gifite umutekano muri iyi si. Gifite umutekano. Nobre, ubu hari umuntu ushobora kumfata akanantunga urutoki. Mu by'ukuri. Hehese ubu hano muri kino gihugu ubu yagwaricaye akora igenzura asanga mu Rwanda haragatsiko. Video si ikibazo ni ibibazo abantu twifitiye. Oya mu Rwanda ubeshye ko Jihad wareka nkakubaza ikibazo. Nobre, wareka nkabaza Jihad ikibazo. Bibiri gusa. Umva nkubaza, numbaza untuka ndagusubiza ngutuka. Numbaza mu kinyabupfura kubera ko ntabwo. Yes. Wavuze ko ino video gushimishije ariko ngende by'uburyo imeze nakubaza se niki cyagushimishije icyakabiri. Oya nakubwiye ntiranshimishije. Byari kunshimisha cyane uwo twavuganye yabari. Thank you. Okay, cyakabiri niki bibananiza iki kugira ngo ibibazo nk'ibi ngibi bishobora gushira ubuzima bw'abandi mu kaga cyangwa se icyubahiro cy'abandi bantu batari mwebwe ubwanyu mufitanye ibibazo gishobora kujya hanze ndetse kikangiriza image zabo. Bibananiza iki kugira ngo ibi byose mufite mu bijyane mu nzego zibishinzwe kugira ngo mwanduze societe mu buryo bunyuze kuri social media, kuko ntabwo ibi ngibi mbonamo ari inzira nziza uretse kwangiriza urubyiruko ndetse na societe ihari. Nicyo ngiki bibananiza iki kugira ngo niba ari evidence n'ibindi bitwarwe mu nzego zibishinzwe kugira ngo ibibazo nk'ibi bibe byarangira. Bakoze cyane. N'icyo kibazo wakibaza nk'ababa babishyize hanze, kuko njyewe niyo mfite ibintu ndavuga sishyira hanze. Thank you. Impamvu nari mbivuze nuko uvuze ko nawe hari ibyo ufite uzashira hanze nkumva ko ibintu byaba uruhererekane. Ubu yego koma uruhererekane gusa. Hasebe waserutse Govi. Ariko Gavi hasebe waserutse Jihad yavuze yuko wende ibyo bintu atabikora. Sinzi wakurikiye neza. Yavuze ko ibyo bintu byaba byiza cyane kuko nukwangiriza imitwe y'abantu ndetse nta nagiye kumva numva ngo Boskani ngo ntagashaka kuvuga Boska talk please. Boskani yabaye amategeko mfite yabaye marayika ariko muranzi banyoherereje ngo barafitiya jangiye kubwira gashya rero. Ahubwo umva mbabwira bakubwira akantu gato cyane. Hari ukuntu umuntu karekare uretse gato hari ukuntu umuntu avuga amina urabona hano buri muntu hostinga bitewe n'ukuntu ashaka guhostinga. Ngiye nshaka guhostinga avuga ni ngenda ashaka positivity mu bintu byanjye. Umuntu wese akaza akaba umwana mwiza, hakaza undi muntu hostinga ibintu byose akabihuhura akabigira negativity. Reka Boskani reka muzamure kuko sinzi ikintu ashaka kuvuga, ariko njyewe ntawe nima ijambo ntawe niga, buri muntu wese agira freedom yiwe. Ariko twumvikane umuntu uri buze kuza igihugu cy'u Rwanda oya ntawe kuko ufite uburenganzira bwawe. Ko harabona tanze ijambo se ko harabona tanze nze kumanika Diuma Karame wiriwe mwese mumeze neza. Ariko jane wakaguriye nk'amatike 5 abantu bo kwa Masamba ubwo uri mu biki? Oya nago ndi fani wa Masamba, so uribuka ko nakuguriye supportinga ubundi muntu, so ntago ndi fani wa Masamba. Nuza nundi ndi fani wenzagura. Masamba aramufasha umukira mu gishanga. Avuze ko atari umufana we. No, ndi fani we. I'll be honest, nago ndi umufana wa Masamba. Ibyo bintu birumvikana cyane, ufite uburenganzira bwo gufana ushaka. Twagiye. Yes, thank you. Uribuka ko nakuguriye uwo nafanaga wawe. Waraguze n'ukuri ndagushimiye. Wari bagizimana. Ariko abafana ba Masamba muzamuka yose mwe muraguma aho hasi. Ariko ndavuga nafite amafaranga abantu abafana ba Masamba bari bukure buriya. Rero reka no bre umijambo mvuge kuri twagiye. First of all, thank you guhostinga. Second, ndasuhuza Jihad umeze neza kandi umere neza. Unywa agacyayi kawe, ntabwo wagambaniye igihugu, ntabwo wishe umuntu, dore nicyo gikorwa kibi cyane wakora kuri iyi si. Ukomere wihangane, na twese bano bari hano twese tugiye kwicekinga neza, wasanga hari news z'abantu ziri out there. So
ibyo ngibyo ntibijya aho ngaho ngo abantu bajye kuburinga ngo hari ikintu wakoze kibi. Wari mu cyumba cyawe nk'uko wabisobanuye, wari muri privacy yawe nk'uko wabisobanuye, ahubwo warikinze ariya mavideyo niwe ufite icyaha, n'uwayapostinze niwe ufite icyaha. Sindi bukomentinge ku bintu mumaze iminsi mupfa, ibyo mwapfaga wagira gutyo ukamutwika nawe akavayo akagutwika, agatiminga n'abantu nawe ugatiminga n'abandi. So it was a fair deal. Ariko abanyarwanda twigarukemo kwangana, urwango rukageraho wifuriza undi kumwica, kwangana ukageraho wifuriza undi muntu gushyira news ze hanze wamwinjiriye mu cyumba cye. Mumenye neza ko ibi bintu ari ibintu by'urwango kandi bivuka kukomeza tukiyanga bikatugeza aho twavuye. Guys, mujye mugira limit yo mugiye kwangana n'abantu, mu limiting muvuge ngo niba nanze umuntu nimwange, ariko hari ahantu ntagomba kurenga, hari ahantu ntashobora kumwanga ngo ngeze kumwifuriza gupfa. Ari cyo cyaha cya mbere Imana yanga, kugira ngo umwifurize kuba yavaho mu buzima, mbese kumara ubuzima bw'umuntu. Ntabwo wibye Jihad, ntabwo wishe umuntu. Nuza mu cyumba cyawe urimo gukora ibyo ukora na mugenzi wawe, ubu twese twiyambuye hano, koko buriya duteye neza cyangwa private parts zacu koko buriya ni nziza cyane, zirashimishije kubona hano iyi public iri hano twareba Jihad tukumva igitsina cye ni cyiza cyane cyangwa se cyundi muntu. Buri igitsina cy'umuntu muryamana nicyo kiba giteye neza nicyo ureba, ariko umuntu mutaryamana it's disgusting as hell. So ni mwiyumve neza ko namwe mugiye muri mirror mukireba ibitsina byanyu buri disgusting. So mwijyaho kuburinga undi mwana ngo nta sinamu yengo ntarebane ngo ntibireba neza just because it's not your boyfriend. Niyo mpamvu buriya byaba disgusting. Ariko you guys also ibyanyu nabyo biri disgusting as hell. So mureke kuburinga Jihad, nta kibi yakoze. We buri wamurebaga niwe yarebaga ateye neza, niwe yarebaga ibyo bintu bye bimeze neza. So mwese ni mu coming down and shut the, urumva, muceceke mureke kuvuga ibintu biteye ubwoba. Hangaha mwamuburinze mwagiye aho ngo muravuga umuntu ahubwo barwanye akagera time yo gufata ibitsina by'akabita hanze, kandi Jihad aba afite private si by'abantu abiryamiye atarabita hanze, nawe buriya hari ibyo afite. So mureke oya, birarenze izi nzangano zacu zirarenze. Mwabantu mwe mureke du coming down. Niba urwanye n'umuntu, let it go, breathe in and out, drink a lot of water, calm down, sleep, senga. Mureka kugira imitima mibi. Next day ibyo ngibyo biri muri moving on, kuko ibi bintu byo kwangana ngo ndagiye ngo ntwika Jihad to the end mbanze mu shrinkingise apfe aveho ndebe ko apfuye mu bantu public mwange. It doesn't work that way. It doesn't work that way. Banange mu coming down, mu breathing in, twese turarakara, ariko ni mureke kwica abantu mukabicisha depression kubera ngo mugiye kwangana ngo kuri umunyarwanda ngo wategetse kwanga. Ese twavumwe nande? Mana yanjye, twavumwe nande koko? Kubera iki turi ubwoko bubi? Kubera iki utongana n'umuntu kamwifuriza imodoka kumugonga gapfa? Jihad, calm down, you'll be okay. And this is done. Kandi ubivuzeho ndishimye ngewe cyane. Na inana babaye kuko utanavuze. But right now uravuze. Amen. Move on. Go to work. Kandi Imana iguhe umugisha. Thank you, no brainer. Bye. Welcome. Jihad rajyaza no kunteza imbere. Ngewe wa gatanu nkorera muri hotel, mfite band icuranga. Jihad ajyaza kunteza imbere, ubu ngubu n'umukiriya wanjye. Ushobora kumuvuga nabi, naba mpombye umukiriya. Nimuze gukina hano. Ako nyine nagaruka ngo uzi niyo byagenda gute ntago uruvugo kuvuga ntago byabura ntaza kuguteza imbere n'ahandi n'abandi ndabasupportinga, sibyo jewe ntago umutima nk'uwo nsigera no ufite amahoteli menshi none nsigera nkora na Sheraton kandi amahoteli nawe umva naho nzahagera, tugomba kugusupportinga.
mu Rwanda ni ya Blena hano mureba abantu bafite ubukwe ya my event rero mwagiye mu makazi bakaguhe abantu muri hano abantu bafite wampereye Boscan inshuti yanjye disi ijambo akavuga basanga ngwino hano yavuze ngo nta mu avoka ariko nk'iyi show yo muyishyira kuri TikTok tuba twinjije ubu mbuza amafaranga Godfather bari nani Boscan bari gukorera hari wallahi bila Boscan wallahi mambo ni mengi uduhaye show ariko ntacyo navuga muri make ndavuze ati nta muloya mfite erega hatwika watwitse Godfather nani Boscan wallahi bila ubu uzi abantu bijyaho bibatunguye baragenda bakaryama bakiyorosa uzi ndabyutse nsanga telefone yuzuye poreza urudirimiti ahubwo aba diaspora muri aha mugire vuba namwe muzane poreza urudirimiti we anyway reka mvuga akantu Madamu Biden harimo turagusuhuza cyane akantu aringe kuvuga akantu kanzamu ubundi ntago nkunza kuzamuka muri iyi minsi nararokotse mba nibereye hasi chini ya maji ikintu cyari kinzamuye hari umuntu waruvuze ari umumama n'umumama yes waravuze ati ese abasilamu ko jihad ari umusilamu akaba adasilamuye ibintu bimeze bite ndavuga ati oya nanjye ibyo bintu barimbajije nayo bitavuga ati reka da ibintu by'amadini rero nizi n'aya matiku turimo ntago amadini ni ibintu biri sensitive cyane umukristo n'umusilamu twese turi bamwe ariko ntago dushobora kubizanamo kano kanya tuvuga ati ko ari umusilamu ko adasilamu oya jihad afite idini rye ntago bihuriye no gusiramura ntaho bihuriye bafite uko bimeze muri make ikindi navuga wowe na Yago mufitanye ibibazo ariko aho byageze rero kutafuta yani sinzi kuna bivuga mu Kinyarwanda aho byageze kugira n'amafoto n'amavideo bijye hanze ibintu ushobora kuba uri gukora ikintu kugira ukomesha umuntu ariko ugasanga nawe ugiye mu makosa no arenze kurusha uko wabitekerezaga mbere muri make ni kwa kundi ukora ikintu ushaka gukomesha umuntu nyine yumve ko nawe mubabaza cyangwa mufite amabanga ejo nejo buno ugasanga bibyaye ikindi kibazo ntago nabyishimiye ko wowe umugabo na Yago nawe n'umugabo ntago byakagombye kuba byagera kuri zi ntera niba ari intera ahubwo umva Boscan Imana ishimwe hari ukuntu bajya bavuga ngo umuntu aragufunguriye ubaramfunguriye hari ibyo mugiye kubona soon ariko nyuma yuko uwo twari kumwe agaragara tukongera tugakora indi space hanyuma video zikaza zisuka nk'urubura uwo mwari muri kumwe ntago ashobora kuza kubera ko nimba video yasohotse yikase umutwe hari ukaba uri kugaragara wenyine urumva ko ntago ashobora kuza ahubwo nyine nimba wowe no ugomba kumushakisha mukaganira yakavuga video kuko niye mpamvu ituma umuntu afata video there is a reason why nuko era bino bintu biri sensitive man ntago ushobora kubivuga nta muloya mfite muri make reka mfunge mic yanjye okay ndashobora kwigendera no break ariko reka ngubaza akabazo kamwe buretse gato Boscan impamvu umuntu ashobora kwifata video buretse gato abey Jihad ndamurekura mu kanya n'ubundi ninjye wamuzanye nabimusabye and thank you Jihad for being honest buriya reka mbabwira ikintu iyo bintu bigenze gutya umuntu ntagire ikintu avuga kuko nka Jihad n'ubundi arakora kandi akazi ke nukuvuga kuba yatanga statement ku kintu runaka cyamubayeho nukwera ko hano harimo abantu benshi bamukurikirana umunsi ku munsi ikintu umuntu aba yifuza rimwe na rimwe nge nago ndi hano kugira ngo mfate side runaka nindi kuko Jihad ni inshuti yanjye sibyo even buriya na Yago ntago turi close cyane bose tufite ukuntu tuba tuziranye kandi ntago mu by'ukuri nshaka kuza hano ngo nsenye umwe kugira ngo bakundi ariko ikintu ngiye nshaka kubabwira hano abantu mukurikiye space suburyarya nkoresha kugira ngo mbicuti n'abantu ahubwo ni ukugerageza kuba honest n'abantu nshobora kuba inshuti na Bruce na The Ben in the same time kandi umwe ntabinyangire